kubera iki bafashe Salama ji za Salama bakajya mu maduka bakazipakururamo. Uyu munsi nta duka rizongera gucuruza ji za Salama, ariko kuba ji za Salama ziraza kuva mu iduka urumva, ariko itabi amaduzene n'amaduzene y'amatabi agasigaramo, ibintu bivuze iki? Nyine nanjye ntabwo nabasha kubisobanukirwa. Oya bisobanuye kugira ngo urumva urabisobanukiye kundusha. Wowe urumva niba wari ufite mu iduka rya, niba wari ufitemo Salama Energy, ufitemo wenda nk'amakarito 200, yego ni Salama Juice, urakoze cyane Salama Juice, urakoze cyane kunsayidira. Niba wari ufitemo Salama Juice wenda ufitemo nk'amakarito 300, yego, ariko noneho ukaba ufite n'amaduzeni 500 y'itabi, muraza gusoramo amaduzeni 300 ya Salama Juice, ari gusigazemo amaduzeni 500 y'itabi. Ese bivuze ko itabi niryo rigira ingaruka mbi ku buzima, niryo ritagira ingaruka mbi ku buzima ugereranyije na Salama Juice? Ku munsi wanywaga nka Salama zingahe za Salama? Buri munsi nywa litiro. Ariko harimo isukari y'igikata. Urero uri umugenzi mu bagenda. Reka tureke guseka kuko ibi ngibi ni ubuzima bw'abantu, sibyo? Ntabwo turi gutebya kuko urumva niba igicuruzwa cyageze ku isoko kandi kikaba cyavuyeyo nawe wagikoreshaga wayikundaga cyane, urumva uyu munsi iri mu mazi abira. Ako nizere ko uruganda rwa Salama barufunze. Kurufunga barufunze, ariko se ubundi ikinyobwa cyujuje ubuziranenge ni iki? Barabanga ibintu byujuje ubuziranenge kubera ko bishobora kugira ingaruka ku bantu, sibyo? Kuki noneho za jini, ingufu jini, izo ntizatera akaga? Uzima batazivugaho se nuko babona zujuje ubuziranenge. Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis de Simbi TV avec Homeland 7 TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Simon et j'admire pour tout le monde qui s'abonne et qui partage notre vidéo à différentes locations mes chers amis, toutes les choses, c'est possible, impossible, c'est impossible. Quand il y a très beaucoup de personnes qui s'abonnent et qui apprécient notre activité. We love you so much and this is for forever as long as you like, subscribe and share videos to different people. For that we believe that everything is possible and impossible is nothing. I am Branham Simeon. Here we go from Kigali to Kampala, from Kampala to Kigali, from west to east, from south to north, from everywhere, from America to Africa, from Europe to Africa, from everywhere. Everywhere is directed to Homeland and Simbi TV. So, nk'ibisanzwe rero turabakunda kandi tubaza ku mutima, ni nako bizahora. Niyo mpamvu umunsi nk'uyu tubazanira umuntu mwiza cyane. Niba navuga ngo inzobe izonga inzobere, ni ikivugo cyahariwe inzobe. Okay, tugaha ikaze. Mwaramutse mumeze neza. My name is Mbabazi Ahmed Zange. Turabakunda. Mwadukurikirana kuri Homeland 7 TV. Mukadukorera subscribe, share, comment. I love you. Okay, thank you. Yego, tuze gukoresha ikinyarwanda. Tuzakoresha akantu k'akanyarwanda. Rega nakongera turagatambika ariko turakoresha ikinyarwanda. Umeze neza nk'uwanyweye Salama Energy? Meze neza ariko mu ndari kundi kubera nanyweye Salama. Yes. Kandi ugasanga hajya guzinywa. Najyaga nzinywa mane ahubwo mu kanya ndajya kwa muganga. Cyaze libo yakoze. Kuki ahubwo kuba yakoze ni byiza, ahubwo kuki itabikoze mbere? Buriya wabona bari bakiri kubishakashaka, nyine mu bushakashatsi ntabwo ikintu cyahita gisohoka ako kanya utubona kari kibi. Babanje bagikorera nyine ubushakashatsi, nibwo babonye kari kibi, nyine babona kubitubwira. Wowe ugereranyije nibura nko ku munsi wanywaga nka Salama zingahe cyangwa waga ngutro? Mani nawe Simeo nukambaza ibyo bintu byose ufata ko nanywaga Salama. Nyine urumva uko biri kose, nyine tugereranyirize nko mu gihe kingana nk'ukwezi wanywaga nka litiro zingahe za Salama? Buri munsi nywa litiro. Ariko harimo isukari y'igikata. Urero uri umugenzi mu bagenda. Reka tureke guseka kuko ibi ngibi ni ubuzima bw'abantu, sibyo? Ntabwo turi gutebya kuko urumva niba igicuruzwa cyageze ku isoko kandi kikaba cyavuyeyo nawe wagikoreshaga wayikundaga cyane, urumva uyu munsi iri mu mazi abira. Ako nizere ko uruganda rwa Salama barufunze. Kurufunga barufunze, ariko hari abantu bari basanzwe bakonsumingaga produit zabo. Birumvikana ariko nyine
bihangane tu bumve ko bahombye ntibazongere kubiduha. hanyuma rero wenda reka twishyire mu mwanya, reka wenda abazinyweye bo birumvikana ntago bakira ingaruka, wenda bamwe baraza kujya kwa muganga, abandi baraza kujya hehe, ariko uko biri kose ntago ingaruka zizabura. Imana ifashe be ntaranyweye Salama, niba koko ibyo bayivuga hari ukuri. Warayinyweye? Ntago wayinyweye? Simbizi. Aya nawe simeruka bishi, ntago Salama igihe maze waba utarayinywa. Nshobora kwana, ariko ikibazo Salama itandukanye na ziriya Jesus. Salama na Sana bitandukaniye. Biratandukanye, nimba se bavuze ko Salama ituzuje ubuziranenge, wigeze wumva Sana bayivugaho? Wasanga nubwo nayo bayicekinga rero. Yego. Ariko se ubundi ikinyobwa cyujuje ubuziranenge ni iki? Barabanga ibintu byujuje ubuziranenge kubera ko bishobora kugira ingaruka ku bantu, sibyo? Kuki noneho za jini, ingufu jini, izo ntizatera akaga? Uzima bo batazivugaho se nuko babona zujuje ubuziranenge. Aha, noneho kuki batavuga ku itabi? Uyu munsi bafashe ingufu jini. Yego? Ariko basiga amafaridi cyangwa se amaduzene n'amaduzene y'amasigara muri kamera, n'amaduzene y'amasigara mu ntuza. Ibi bintu bivuze iki? Sobanurira kubera iki? Umfashe iki kintu tugisobanure. Kubera iki bafashe Salama Energy? Ni Salama Energy cyangwa ni Salama drink? Salama jiza Salama. Bakajya mu maduka bakazipakururamo. Uyu munsi nta duka rizongera gucuruza jiza Salama, ariko itabi ry'ubwoko bwose nabonye haraje n'utundi duhumura, sinzi ntabwo nwamamaje, ariko hari ukuntu bajijisha bakadukubita impumuro nk'iyironje. Ariko kuba jiza Salama ziraza kuva mu iduka, urumva? Ariko itabi amaduzene n'amaduzene y'amatabi agasigaramo, ibintu bivuze iki? Nyine nanjye ntabwo nabasha kubisobanukirwa. Oya bisobanure kugira ngo urumva urabisobanukiye kundusha. Wowe urumva niba wari ufite mu iduka rya, niba wari ufitemo Salama Energy, ufitemo wenda nk'amakarito 200. Yego, ni Salama juice. Urakoze cyane Salama juice, urakoze cyane kunsayidira. Niba wari ufitemo Salama juice wenda ufitemo nk'amakarito 300. Yego, ariko noneho ukaba ufite n'amaduzeni 500 y'itabi. Uraza gusoranya amaduzeni 300 ya Salama juice, ari gusigazemo amaduzeni 500 y'itabi. Ese bivuze ko itabi niryo rigira ingaruka mbi ku buzima, niryo ritagira ingaruka mbi ku buzima ugereranyije na Salama juice? Wasanga uwabisohoye abazi impamvu asizemo itabi, akabazi n'ikintu gitumye asohora iyo Salama. None buriya se niba Salama ariyo bari gukura ku isoko hagasigaraho itabi, buriya ntibivuze ko ibi reka mbaze iki kibazo, nkarize ikibazo, ibi bivuze ko itabi rigira ingaruka nkeya ku buzima kurusha Salama? Bazagisubiza muri comment. Bazagisubiza muri comment kuko ntabwo nibaza uburyo ki basohoye iyo Salama bagasiga itabi, kandi nzi ko n'itabi nyine ryangiza ubuzima bwacu. Usibye ko njyaho kugira ngo nkwe icyuma muri twa twuma dusanzwe, nanone aho kugira ngo nkwe mitsingi cyangwa Primus, nakinywera Salama. Nuko bayikuye ku isoko nyine, kandi bayikuye ku isoko. Ariko urabizi ko nyine nibyo koko ibinyobwa byose bigira ingaruka mbi ku buzima, ariko ntabwo twakirengagiza ko hari ibintu byinshi nuko twabafasha. Ese ibyuma biri hanze byo biroroshye by'ubwoko butandukanye, ibiyoga bitwika, ayo matabi se kukiyo batayapura, urumva nabyo babikoreho. Wenda bacekinze basanga Salama Energy tuzubuziranenge ni byiza, ariko n'itabi bacekinga ko ryuje ubuziranenge. Oya, itabi birazwi ko ritujuje ubuziranenge kuko urabizi ko hari n'itabi banywa hagira umuyobozi ukumva akaba yagutwara nyine akajya kugushyira mu kigo ngororamuco. Urumogi se? Ya. Ubwo rero urumva hari itabi bafatira n'iryo badufatira, itsoke biterwa n'ukuntu bavuga ati iki cyica ubuzima kurya, ariko nyine byose ntabwo ari ibintu byiza. Tuganire kuri sinema rero, nubwo twari turi kugana kuko ubuzima, urumva iyo mwabaga muri acting sinema muzigeze kure, wanyuzaga mugahita ubuka, kandi wibuka ko hari igihe nigeze gusanga muri kunywa Salama juice. Buri wari kuzakagura. Mfasha nari kuzakabagura ariko nkabatamo. Dusobanure kuri sinema rero. Sinema ku bintu bijyanye ku bintu byo gukina sinema ni ibintu byiza, ndabikunda. Mbona umva nshaka kuzakina sinema kugeza ngeze ku rwego rwo hejuru. Hari abakinnyi se nibura ba sinema wireferaho mu Rwanda?
mu bakinnyi numva nkunda kandi nanafana fana umukinnyi bita Isabella akina neza cyane. Isabella ntawe nzi. Na Nkuranga Isabella na Nkuranga ndabakurikirana 5-5. Kuki udakunda Nyambo cyangwa Aisha n'abandi? Yego nabandi bakunda Simbanga banifuje ko dukinana twakinana ariko mu bakinnyi mbona bakina neza bari serious bari serene Isabella na Nkuranga ewana bakina bari abantu bari special ibintu byabo bajya bari kubikora ari serious tu. That's good. Gerageza unkirira ijambo mu cyongereza mbere uko dukomeza kubijyanye na sinema. Agatinzu gatega iminsi uwo mugani. Agatinze ugatega iminsi unkire mu cyongereza. Simewomanye nizi kigoroba najye agatinzu gatega iminsi nago nabishobora. Yego. Umuntu bakonga ko kagucanze. Nanjye rero agatinzu gatega iminsi. Urumva nubwo hari abantu bageze kure nyine wowe ugomba gukora kandi ukigira ikizere. Igihe nikigera nyine nawe uzagera ku rwego nk'urwabo. Ese mu by'ukuri koko sinema nyarwanda ukurikije uko ubona zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu? Ya sinema zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu bitewe n'ukuntu wayikinnye, uburyo wayitwayemo, indangagaciro wagaragajemo, bituma bishobora kuguhindurira ubuzima. Hanyuma rero gerageza udusobanurire iki kintu. Sinema nyarwanda ni byiza ariko hari sinema tujya tubona z'abanyamahanga ukabona nyine wenda cyane Nyamerika ukabona harimo imibonano ukabona nyine harimo imibonano mpuzabitsina ku buryo bweruye muri sinema. Gira icyo dusobanura kuri iki kintu. Oya biriya bintu nubwo mba muri kubona ko biri kuba ntabwo biba biri kuba bisobanura rero impamvu nanjye nyina filime kandi hari igihe nyina ndi muri rarore ni ibintu tuba ntabwo biba biri kuba neza tuba turi kubigaragaza ariko bitari kuba. Hari script twabonye mwashyize hanze muri kugaragaza hasohokanye umugabo yasohokanye na sheri we bamaze gusohokana itajya kumuca inyuma. Abantu baze kuyisura bayirebe ni kuri Trump Empire. Biriya bintu koko mu by'ukuri gerageza udusobanurire niriye somo mwashakaga gutanga hari ahantu. Gerageza utubwire story nyine ukuntu nk'isomo utubwire story ukuntu yari imeze unatubwire isomo mwashaka gutangamo n'icyo abantu bakwiye kumenyeraho. Ira filime rero yo kuri Trump Empire twayikoze bitewe n'abantu ni nkundo z'iki gihe umuhungu abavuga uti ngiye mfite amafaranga nta mukobwa utankunda ndakunda uyu nguyu mva hanjye gukunda uyu nguyu ugasanga ari kugenda komanya imitwe y'abakobwa. Rero Trump urabona ni umuhungu wari ufite amafaranga yarifashe it's okay arankunda akunda n'undi nyine twese aradutendeka. Ariko ndagira ngo unsobanure kuri kare agascript mwakinye agusanga muri toilette. Agusambanyirizaga muri toilette. Siko yanditse se niko yanditse hano ayishure. Bani ntago twabikoze. Nyine dusobanurire nyine gira ibyo dusobanurire. Twagiye muri toilette bigaragara ko turi kubikora ariko n'ukuri kw'Imana ntago twabikoze pe. Twarabivuze gusa ariko ntago twabikoze. Akoresheje amajwi meza. Gira amajwi amwe mu majwi twibutsa akoresheje muri rizira script turebe ukuntu byari bimeze cyangwa si ngombwa. Niba uko bibaye ari na ngombwa nawe babwira se sinjye wabikinnye. Twereke rero. Okay yaraje asanga nsohotse aransunika nyine dusubira muri toilette ashaka ko turyamana. Urangwa kuryamana cyangwa musambana? Dusambana ariko no kuryamana y'ikinyarwanda man. Dusambana noneho nyine kubera tuba turi gukina filime twerekana ko tubikoze ariko ntago twabikoze. Yaraje tukajya tuvuga noneho hankoraho ashaka kumanura ipantaro turebesha kamera hirya tukajya tuvuga ngo ariko yarayimanuye. Ipantaro ko twabonye ayimanura. Yarayimanuye ndabyemera ariko ntago twabikoze. Yaranyegereye gusa nkajyana akanywa
ariko ntabwo ibyo bintu twabikoze, ntabwo biriya bintu tuba turi kujya nyine twerekana uburyo ki umukobwa abwira umuhungu ngo ndagukunda agasohokana na sheri we, nyamara bagera aho basohokeye ugasanga wa undi bazanye umukobwa aciye inyuma sheri we kandi bitari ngombwa. Ibyo bintu ntabwo biba ari byiza, cyangwa ahubwo nk'uku nguku umugabo asohokana n'umugore we n'ubundi bakamucira inyuma aho basohokaniye, nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka kuko hariya iyo tuba turi abantu tutari gukina filime urabona biba byarabaye, kuko n'ubundi ni ibintu twari turi ahantu babiri twenyine. Ntabwo bishobora kukugwisha mu mutego wo gushaka imibonano mpuzabitsina iyo wakinnye role nk'iriya. Oya, bisaba nyine, none se ukinnye role uri kuroga byazatuma uroga? Oya, biriya bintu ni ibintu dukina turi kugira tugaragaze ko bishobora kubaho, cyangwa se turi kugira tugaragaze ko atari byiza. Yego, hari umwana w'umukobwa witwa Irakoze Gael cyangwa se Miss AG. Imana izamfashe mbahuza umunsi umwe, bizaba ari byiza guhostinga ikiganiro muri kumwe. Urumva ukina sinema, we aranazandika. Ako nanjye ndazandika. Ni wangu nawe urazandika. Iriya filime y'ubusambanyi ndio yanditse. Iriya bagusambanyiriza muri toilette. Iriya filime ni umusaza wacu bita Yakini. Niho yanditse? Ye nanditse yayindi nsanga Trump nyine ari kunca inyuma mu buriri. Ariko nuvuga ngo yanditse agendeye kuyo wanditse. Inde Yakini se ashobora kuba yaranditse agendeye kuyo nanditse, kuko yayanditse twebwe tumaje gukina igice cya kabiri, cya mbere n'icya kabiri byaravuyeho. Yego, bajya bavuga ngo ubwiza bwa mudashira budashirirora nirongorwa. Bisobanure. Ubwiza bwa mudashira budashirirora nirongorwa. Bisobanure nyine uyu umuntu ari mwiza, uyu mukobwa ari mwiza, akabona umuntu umukunda aramurongora, kandi yamurongoye bakomeza kubana abona ko ari mwiza. Nicyo kitwa cya mudashirora nirongorwa. Nagize ngo ni nka kwa kundi warashatse urugo, niko mbikeka njyewe, noneho mwatandukana n'ubundi kubera ko uri mwiza, n'ubundi ukongera ugahita ubona undi mugabo. Nkahita mbona undi mugabo nkaca inyuma. Urumva kuko uri mwiza nyine. Hari ukuntu umugore baravuga ngo umukobwa niba afite wenda nk'umuntu bakundana akamukunda akamurongora bakabana nk'umugore n'umugabo, igihe kikagera bagatandukana. Hari igihe kigera hari igihe kigera akabona nyine umugabo rimwe ni gake bijya bikunda ko ukabona nyine wa muntu cyo yamukundiraga cyararangiye, ukabona ni ibintu bisanzwe nyine, ukumva nyine rimwe na rimwe ugatangira kumuca inyuma. Bijya bibaho umugore agateseka kuko n'ubundi abasava ati navuye ku isoko, ariko kubera ko aba afite ubwiza budashira irora nirongorwa, nyaketse ko aribwo ahita abona undi mugabo. Yego, nibyo ngibyo byaba ari byongeye nari nsobanura ko ndi kubyumva. Hari ibintu bijya bibaho rero des anges, ugasanga nk'umugabo hari igihano cyahawe umugabo muri Mali, niba ntibeshye, niba atari hagati ya Mali no muri Benin, ni mu bihugu byo muri West Africa cyangwa se Afrika y'Iburengerazuba. Umugabo bakamuha igihano cyo kumukata udusabo tw'intanga. Yego, kubera ko yasambanyije umuntu ku ngufu. Ari nk'umugore wasambanyije umwana wibakata iki, ukurikije uko ubyumva, ntapfe kugira ngo ntapfe. Ese umugore bibaho? Ariko nese umugore ntiyafata umuhungu ku ngufu? Oya, birashoboka. Ariko nyine mba numva ari ibintu bigoranye cyane. Yego, nubwo uri umukinnyi wa sinema ariko uko biri kose ugira indangagaciro za kinyarwanda ugenderaho. Cyangwa indangagaciro za kimuntu, nize indangagaciro zawe Desan? Ndangagaciro ngendera ku mahame ya kinyarwanda. Ndi umunyarwanda ukunda igihugu n'abagituye, uharanira kwigira no kwihesha agaciro. Agaciro ni iki se? Agaciro nyine ni ugutuma buri muntu wese atambona uko nari, nyine nkahora ndi desanje yawe. Wow, sobanura agaciro nk'igikoresho. Igikoresho, agaciro nk'igikoresho basanzwe nyine bakoresha mu buzima bwa buri munsi. Igiciro nk'igikoresho asha sinema cyangwa icyo noneho ndikumva igiciro, agaciro n'igikoresho. Ndikumva ibyo ngibyo byaba bigoranye tu. Nawe wamfasha none wabigeze. Agaciro ni igikoresho nyine, umuntu twakoranye ikiganiro ndavuze ko ari urwabya umwami yaciragamo nyine
yego ni aho ngaho agaciro kavuye tambuka nta kibazo. Rero mubona ni umukozi wari ugiye mu gikoni kuzana agacyayi, mwihangane ko aciye muri kamera. Yego urumva. Hanyuma rero urumva ko nyine nuko biba bimeze, turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ese Deza karame, niba atari ibanga ufite umuntu ugutereta? umuntu nereta se simona ibyo bibazo ntabwo ari ngombwa ngo ubimbarize kuri kamera, ubimbarize mu gikari. Natse nkabikubariza aha ngaha. Oya ubimbarize mu gikari. Urumva nk'umukinnyi wa sinema hari ukuntu abantu babakunda akaba yakubenguka agashaka kukurongora ngo mubane nk'umugore n'umugabo. Iki ni ikinyarwanda. Ndacyari umwana ntabwo ibyo bintu ndabikora. That's good. Ni byiza. Wumva uzashinga urugo ufite nk'imyaka ingahe? Mba numva ntabwo imyaka ni imibare. Ngewe mba numva nshaka kuzashinga urugo mfite ikintu bita ikofi. Abakinnyi ba sinema benshi ntabwo bakunda gushinga urugo. Bahisha banze gushaka. Nta nubwo bigezweho. Anyamba banze gushaka. Abandi n'abandi banze gushaka. Dushaka ikofi. That's a big problem. Ikibazo gikomeye, ikibazo cy'ingufu. Reka tugende tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko n'ubundi iyo turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu hari ibibazo ngenda nkubaza. Nta kibazo. Umuntu aturutse ibumbogo bwa Nkunzuzu yerekeza i Nyarugenge. Yego ni abantu babiri. Bakoresheje uwa mbere akoresheje iminota 70. Yajya kugisubiza shaka ndo butangiye kwisetsa setsa. Undi akoresheje isaha n'iminota 10. Ubwo akoresheje igihe kinini n'uwe. Bose baranganye. Gute? Kuko kandi none se urabeshye ni gute se umuntu yakoresha iminota 70 undi agakoresha isaha n'iminota 10 agasaha kamwe ugateranya utunota 10 warangiza ukavuga ngo bose baranganye? Impamvu bose banganye turagendana isaha imara iminota 60 kongeraho iminota 10 n'iminota 70 itandukaniye se naho ndi wagiye iminota 70. Mama Gasara afite abana 4. Sinamenye Habiyambere n'abapfa kurera. Umwana wa kane ninde? Sinamenye Habiyambere n'abapfa kurera. Kumbwiye batatu. Nyine umwana reka nsubiremo. Mama Gasara afite abana 4. Sinamenye Habiyambere n'abapfa kurera. Umwana wa kane ninde? Ntago namumenya kubera utamumbwiye. Ndagukubese mubonera mu mabi rwose. Anga uransinze. Ako nawe uri kwitandukanya n'ubwenge. Natangiye ngushima ariko ntangiye kukurunguruka. Sinamenye Habiyambere n'abapfa kurera. N'abana ba Mama Gasara. Umwana wa kane ninde? Sinamenye Habiyambere bapfa kurera Harerimana. Ngaho nibaze. Umwana wa kane ni Harerimana. Ninde? None se uwo mubyeyi yitwa nde? Mama Gasara. Arekera aho nakurungurutse byarangiye. Yitwa Gasara. Sinkuvune mu mabi. Cyane nawe uratsinze yitwa Gasaro ariko mva mbaza ikindi nari. Ikindi nakwaza. I'm ready. Yeah. Imbere y'akanyamaswa hari akanyamaswa n'inyuma y'akanyamaswa. Okay, reka nze nkumaze ikibazo ushaka. Baravuga ngo ushaka ka munani. Biba bishatse gusobanura iki? Ushaka ka munani? Kuko n'umuntu kukuyenza akakubwira kandi wa muhungu ushaka ka munani. Ako ka munani bavuga nagakise. Nagaki. Yenekereza ko nyina ari ukurwana to. Ayinya. Okay, ngaho mbwira umubiri w'umuntu ugizwe n'imyenge ingahe? Imyenge ingahe? Ubwo ntayiba. Nibare yaho yize nyene wibara. Unayiba. Nyinshi nawe. Nyine yitubwire. Ku mazuru. Imyenge ingahe ubwo? 2. Icara neza. Kamera taza kugira kurashinga. Emma. Ku mazuru. Ku matwi. Ubwo ni imyenge ingahe? 4. Mu myanya ndangagitsina. Ubwo ni 5. Ahandi se ku kibuno kutashyizemo. Ubwo ni 6. Aryo n'umunwa navuze. Oya. Ni 7. Rero yavuze ngo ushaka ka munani. Ni nka uvuze ngo urashaka ko ngutobora. Yego. Ngo ushaka ka munani ka 7 ko karabonetse. Nanjye ni mwarimu wa biology wabimbwiye ndamushuhuje Vedast. Se mama disi arakoze ubwo nanjye ndakamenya ka munani. Ikindi kibazo nakwaza ni nk'ikihera. Mbaza. Nakwaza kamatsiko. Mbaza nukuri. Ni cya kigira ijisho ariko kitareba.
kigira ijisho ariko kitareba hari ikintu kigira ijisho kikaba kitareba hari ukuntu umuntu afite amaso ariko yarahumye ngaho ijisho rimwe ariko kitareba Simeho icyo kiransinze karamu Simeona ese karamu ntigira ijisho nanyibye nta jisho igira karamu nta jisho igira ongera reka tubyemere ikindi kibazo ni ikihe gice kiri ku mubiri wawe gihora gitose mbese n'ururimi ariko mana yanjye okay ni ikihe gice kiri ku mubiri wawe umuntu akozaho urutoki kikarekura amazi ni mu jisho ariko mana yanjye so nawe kiganiro nitwa Nshimiyimana Simeon twari turi kumwe n'umukinnyi wa sinema Des Anges nkeka ko ni umukinnyi mu by'ukuri ushobora gukenerwa mu mpande zombi uramutse umukeneye birashoboka ko wajya gukina ahandi hantu runaka bishobotse bibaye ngombwa ko wamukenera rwose arahari Des Anges kugira ngo akine muri sinema zanyu n'umwanditsi n'umukinnyi wa sinema niyo mpamvu rero tugenda tubahuza n'abantu bakomeye kugira ngo biborohere Des Anges ugira umunsi mwiza nawe kandi turabakunda yego